Nongeye kubasuhuza nyita Furage, dutangiye ka gasizoni kacu ni abana muri siniya wani, urababona ariko ni genge ya Ketia yari yinjiye muri karasi, bakinjira muri karasi basanga Kelly arimo araboroka batangira kumwambura utuntu yari yafunze mu musatsi. Ketia yarakamwambuye ubundi aragenda agatereka mu musatsi we, ubundi atangira kumurebana iseseme. Dore uburyo bamureba, ni genge ya Ketia baje biyenza kuri Kelly yicaye muri karasi, dore uburyo barimo bamurebera ku ijosi. Indeba z'abakobwa namwe murabizi, niba uri umukobwa uri kureba aka gafilime yandikira muri komenti. Kelly nawe nk'umuntu utagendana akantu kamwe yahise aterekamo akandi, dore ngo Ketia biramurya nanone araza akagashikuzamo. Mwibuke ko Kelly ni umusazi usibye hano ko yatuje. Kelly yaramurebye buri kintu yakora araceceka arabyihorera, akaraza agahereza umwe muri genge nawe agafunga mu mutwe. Paza abireba yicariye hakurya, Paza umushuti wa Kelly, dore uburyo bamureba. Paza arebye mu ntoki yabona yarakamuzaniye, ubundi icyo kizu iyo ukunda ashira we nta kintu utamukorera, ariko nkamwe wajya ujya ku ishuri ryanyu tuvuga ukavuga ati shirange nimbona afite umwera ndamusiga. Paza yaraje afungira sheri we hano akana mu mutwe, ati sheri noneho ndebe ko hari undi muntu wongera kuza kugafata. Ni wowe wanjye. Yagafunzemo ubundi yisubirira kuyicarira inyuma muri karasi. Ketia nanone byaramuriye araza agakuramo nanone yanarakaye cyane, sinzi ikintu bari gupfa. Aha sasa dore ngo barazamura umujinya wa Kelly, murabizi abo twarebanye rimwe na kabiri, niba utarayirebera hari mu mpanuka uyirebere ibintu yatangiye akora. Yaraje gufatira Ketia, yari yagize ngo ni imikino, yaramunize aramuniga aragenda amwegeka hariya, nta mikino ihari, karasi yose yarumiwe. Dore umukobwa ngo baramuniga, ifuro riraza baramuniga nta mpuhwe. N'umukobwa muramubona ariko ku mushinya mwinshi cyane, yaragiye akunigira mugenzi we ahita arekurira hasi. Kelly ubundi turamizi nta mikino ajya agira, yaraje n'umushinya mwinshi ahita afata ko bari bafashe nanone isubira kwicarira mu mwanya we. Ntimukajye musanga abantu biturije ngo muze kubaderanja. Kelly yahabuye genge yose ya Ketia bagira ubwoba. Hashize akanya mwarimu wa mate sasa, abantu mwanga mwarimu wa mate cyangwa bamukundaga mwandike muri komenti, cyateretseho ikibazo cya limiti. Abantu muzamara limiti murabizi. Uhagurikije Kelly ngo agikore kiramunana ati hariya mu nguni ufata amatwi, ahamagara undi abakurikiyeho Paza. Paza nawe araza ati reka reka njye sinanashimaho, nawe nkubone hariya wafashe amatwi. Gahunda ihari ni ugufata amatwi, sisitemu nifata amatwi kaguru kamwe. Abangaba ibibazo bya mate byabananiye, bararebanye barati sheri wahaye ibibazo bye. Bityo nawe ntabwo uzi imibare, karasi yose ibibazo byarabananiye bigira gufata amatwi, babonye ariyo nzira nziza. N'umukobwa mumushakira izina narabibasabye. Guhera kuri Ketia, Pazo, Nyamunini bose baraje bafata amatwi. Ticyawa mate rero sinzi ukuntu bamufashe, baravuga ati ubundi imibare ntiduteze kuyiga. Baraje bazirika ticyawa mate hakuno, ubundi baramumeneka baramuseka. Dore ngo barahondagura mwarimu wabo, mwarimu yarakubiswe hafi no kumwica. Pazo yaraje mukubita ivi nk'iryaho ngo baka. Dore ubundi abanyeshuri bakora amakosa nk'ari ikibakwiye, baraje bavuga ati gusubira ku ishuri ntabwo ari ngombwa, basigaye batoragura ibicupa bya parasitiki ngo bajye kubigurisha. Ndebera nawe, bakubise mwarimu wabo none ndebera ibintu basigaye bakora. Baraje mu gihe bamwe bari gutoragura ngo dore Pazo hakurya iriya we, ngo we ngo dore Kelly ya sheri wanjye. Barahuye baraseka babona bose bahuje ubugoryi, baraserebura ati twakubise mwarimu none. Ndebera ubundi umuntu kwita mwarimu ni iki gihembo yagakwiye kubona. Baraserebuye mu gishanga, tugaruka hakuno ku munsi ukurikiye muri karasi. Bakiza kwiga mu gitondo kare, abantu mwasigiraga ibi bintu muri karasi ndabashuhuje. Ketia yaraje we na Kelly bisiga akarabero ku munwa. Umukobwa yaraje arahumiriza baramusiga,
urakoze birambereye, abona karasi yose irimo iraseka, kumbe ntago azi ibyo bamukoreye, baraje babimutotobeka ku munwa, karasi yose itangira kumuseka agira ngo ni byiza, yarishimye areba ukuntu bari kubisigira abandi, dore wa mukobwa nabwiye mushakire izina, umuntu uraribona aryandika muri komenti. Kate yaraje rwose genge yose arayisiga, ariko mwibuke yanga Kelly kubi, baraza barakina class yose barakina, Pazo yinjiye arebye sheri wabona ibinwa wagira ngo yariye inyama, yaramufotoye arangije aramwereka ati ndibira, nuko nguko uri gusa. Yarebye Kate yawe imusize, mwibuke Kelly agira amahane, dore ngo baramumeneka class yose baramusetse barabwanuka, dore wa mukobwa mugomba guhereza izina n'uyu, cyangwa azabwire niba ari umukecuru waje kwiga muri senior 1. Yarabarebye ati babonye umushinya uzamutse baramuzi, Kate na genge ye bahise bisohokera bigira hanze, barimanukiye urababona uburyo bacaho. Kelly yasigaranye na Pazo wagowe yaraje arabihanagura, ibintu byose bamusize ku munwa bidafite gahunda arabihanagura, ubundi agira sheri we neza, mwagiye mugira abasheri banyu mukabakorera surprise utuntu nk'utu ngutu. Kelly baramuhanaguye amera neza, ubundi arishima, Pazo nawe arangije abyisiga ku munwa, ariko mumbwire akimara kwisiga ku munwa yaraje ahita abyomeka ku munwa wa Kelly, urabibona. Ariko abandi bana Kelly yakoze ku munwa, baranansomye, aramufotora aramwereka, abona ibintu bimeze fresh, ni wowe wanjye, ngo ubundi nzagukunda mpaka barashe. Nizere ko wakanze subscribe, duhure mu gace gakurikira. Ciao ciao.